uyu munsi twabazaniye wa mutumirwa mwahozemo dusaba kuva kera. Stella, tuguhaye ikaze ku Nyarwanda TV. Tangira utwibwira ese abantu badukurikiye umuntu turi kumwe ni muntu nde ese yitwa nde akora iki muri make? Murakoze, nitwa Stella Christine Manishimwe, ndi umumama mfite abana babiri n'umutware, ndi umukristo nsengera mu itorero rya ADPR paruwasi ya Kacyiru umudugudu wa Kinamba. Hanyuma rero ndashima Kristo ko ari intwari kandi ni umunyamaboko. Inzira zose nagiye nyuramo ndi kumwe na Yesu, kwine nagiye mbona Yesu abigenza neza. Mfite ishimwe rero, nishimiye kandi kuba muri uyu mwanya wo gushimira Imana iby'imbaraga yagiye ikora muri twebwe, ndetse no kubwira abakunzi b'Imana n'abakunzi ba Kristo yuko ibyiza biri muri we. Stella, umaze igihe kingana gutura umuhanzi muri make? Nabanje kuba umuririmbyi mu makorali atandukanye ku ishuri, muri Ecodim no muri korali yitwa Itabazi ba mu Kigali. Hanyuma muri 2000 indirimbo yanjye ya mbere nayisohoye njyenyine muri 2007. Nari ngize amatsiko, ese tubwire mu bwana bwawe ukuntu wavutse, ukuntu wabayeho. Mfite imyaka myinshi 30. Navutse ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1986. Ndenda kuzagira anniversaire mu minsi iri imbere. Navutse nyine mu muryango w'abakristo mu itorero rya ADPR, nyine ahantu bita muri paruwasi ya Muganza mu Kigali. Niho iwacu, naho nakuriye, naho nakoreye umurimo w'Imana, niho nize primaire, niho nari mfite n'iyo korali naho simbabwira nandikiraga yitwa Itabaza, igira indirimbo ivuga ngo Bibiliya, nayo ni njyewe yanditse. Hanyuma rero niga secondaire bisanzwe mu Ruhango, cycle inférieur tronc commun section nayize Kabgayi, abatitisi Kavumu. Mu buzima busanzwe ndi umwarimukazi. Nibyo. Tubwire wenda ukiri nk'umwana ni nk'akayi kantu wakoraga mu bwana bwawe ukumva wakibutsa ugaseka cyane? Nta kidasanzwe kubera navukiye mu muryango w'abakristo. Njya nibuka utuntu nyine twajyaga dukora muri Ecole de Dimanche, twagiye gusenga ku cyumweru. Kera bigize kuduha nyine ituro mu rugo ngo tujye gutura, niko kantu kajya kakunda kunsetsa. Hanyuma tunyura ahantu nyine bagiraga udushikirete tumeze nk'utuzero, ndatureba ndatwitegereza. Bari baduhaye igiceri cya kera cyabaga ari sawa kugitura, ariko mwebwe abana ntimuzabahe ibiceri byo mamenyereza gutura n'inoti. Hanyuma ngeze ahantu habaga utwo tubombo, hari hafi yo ku ishuri, eglise yacu yari turanye n'ishuri. Ndahareba numva nshaka kugura kandi mfite ayo gutura gusa. Gusa icyo nakoze kwine, naguzemo utubombo twinshi, udushikirete twinshi, tumwe ndaturyange bagiye gutura nturashika. Sinatuye. Wadusangiza muri make ukoresha iminota mike tubwire se ubuhamya bwawe ubundi bumeze gute muri make yawe tubwire? Nkuko nabikubwiye, mu buzima busanzwe ndi umwarimukazi. Feelings zanjye ni ukuba mu bana. Iyo rero ndi mu bana mba numva nuzuye, mba numva ndi souple, ibintu byose biba bindyoheye. Rero na ubuhamya nashatse gusangiza abakristo cyangwa n'abatari abakristo. Nabayeho nkora ubukwe nk'abandi bose, hanyuma ubukwe maze kubukora numvaga mfite gahunda ko nyine nzagera mu rugo nk'ibisanzwe nk'abandi bageni bose, nkahita mbyara ngatwita nkabyara. Ariko ntabwo byaje kumpira, naje kumara imyaka 5 ntarabona umwana. Rero icyo gikombe nakibayemo ariko kirandushya umutima, kirangora kiranananiza. Niyo mpamvu maze no gutabarwa numvise atari ibintu nakwihererana. Byarashobokaga nari gushima kuri eglise bikarangira, ariko naje kwicarangira ubwenge ku gihe nibuka ineza y'Imana ku buzima bwanjye. Numva ndashaka kubisangiza abakunzi b'umusaraba, abari mu kigeragezo nk'icyo nanyuzemo. Ndashaka kubarema imitima bagakomera kandi bakakira ihumure ko muri iyo myaka nabayeho ntafite umwana, nari mfite igikomere ku mutima. Rero umwana wa mbere mutwita ni Imana yabikoze. Byarantunguye ko nafashe umwanzuro wo kujya gusenga. Hari igihe twe twaragiye kwa data bukwe bakajya bambaza ngo gute tumaze imyaka yose tudafite umwana. Hanyuma mbasubiza ijambo ry'ibyiringiro ariko ndibwiwe n'umwuka wera. Kuba bemera umwuka wera no kuba atamwemera, hari ukuntu umuntu ashobora kuba yicaye ahantu akumva ibintu abandi batumva.
cyangwa akamenya ibintu abandi batamenye, ukaba wakumva nk'ijwi rikuganiriza rikakubwira ibintu ariko abandi ntibabyumve. Rero ni muri uko kuntu ijwi ryansanze ndi kwa data bukwe rirambwira ngo haguruka. Bari bambajije ikibazo gikomeye, barambaza ngo tubwire ni gute udafite umwana. Ndahaguruka ndabahamiriza ndababwira ngo iryo jwi ari ryo ribimbwiye, ndababwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe nzaba mfite umwana muzaze kumpemba. Byari bikomeye kubivuga ubizi neza ko nta byiringiro, nta dufite y'iminsi ibiri, nta n'iy'icyumweru, ariko kubera ijwi no kwiringira ivuganye nawe ugahaguruka ukabihamiriza abandi. Icyo gisubizo nagiye kwa data kuko ariko hashira ukundi kwezi ntari nasama. Hanyuma nza kurota inzozi ngo igihe cyageze nta mwana mfite, kwa data bukwe baranyirukana. Mpita mfata umwanzuro mbwira umugabo ko ngiye gusenga, musaba iminsi 3 njye ku musozi ahantu hamwe gusenga, ariko nkigerayo ntaranarayo nijoro na rimwe. Mpita mpasanga umuhanuzi arambwira ngo Imana irambwiye ngo nonaha taha, ukigera mu rugo nturye ntunywe, ukore usoze gukiranuka kose, marayika arabahagaze urahabwa gusama inda y'umwana w'umukobwa wasabye Imana niwiguhaye. Naratashye nkigera mu rugo koko, ubwo ni nko muri iyo minsi ko hashize nk'icyumweru mva ntago meze neza, umutwara amerekeje kwa muganga dusanga twarasamye, dushima Imana. Tugiye kubyara tubyara wa mukobwa Imana yatubwiye. Uwo ni umwana wa mbere, hanyuma umwana wa mbere agize amezi 3 nasamye umwana wa kabiri. Amezi 3 gusa? Yes. Uwo mwana nawe namubyaye mu buryo bukomeye kandi bw'igitangaza, kuko umuhanuzi yarampamagaye kuri telefone arambwira ngo Imana ko imbwiye ngo iguhaye umwana bimeze biti. Noneho yabimbwiye uw'imfura yujuje ukwezi kumwe, nari nkiri ku kiriri ntaranasubira mu kazi. Ndamubwira rero ndumva tudaherukana, wimpanurira ibinyoma, umwana Imana yaramumpaye ukwirirwa unsakuriza, nimba uri i Kigali ko n'uwibyuma, nimba uri i Kigali uze ngo utekere isombe iwacu ibintu birakaze. Nyine nabigiraga brag, numvaga ari kumpanurira nk'umuntu utarigeze mbona umwana kandi deja umwana amufite. Nyine muhindura nk'umusazi, arambwira ati ariko ibyo ndimo kukubwira ni ibintu biturutse ku Mana, ntago mfite umwanya wo kugwanurira ibinyoma. Arambwira ati umwana ndi kubona wicaye ku gitanda, kandi koko niho nari nicaye. Shede haracyariho abantu Imana ikoresha, haracyariho abantu bashobora kuguhanurira iby'ukuri bitajyanye n'amarangamutima. Arambwira ngo ndimo kukubona mwiyerekwa nk'uhabona wicaye ku gitanda ukikiye umwana w'imisatsi myiza w'umukobwa, ariko Imana imbwiye noneho uje ni umwana w'umuhungu Imana iguhaye kugira ngo amagambo ashira ivuga mu muryango. Ndavuga nubwo ari umuhungu Imana izanye arakaza neza, nawe waje twari tumukeneye. Birarangira ndabyakira, umutware wanjye atashye mubwiye iyo nkuru, urumva byari bitangaje kumbwira ngo Imana izanye umuhungu, kandi uwa mbere namutegereje imyaka 5. Byari ikintu kindemamo ibyiringiro ko n'ibyari byaranze kera ari Imana yari yarabigizemo uruhare, ko ibigira ngo nyine nayo yirema amashimwe mu mitima yacu. Umwana rero ntago byatinze, yujuje amezi 3, urumva hacimo amezi 2 umuhanuzi abimbwiye, nagiye kumva numva ntago nzi ukuntu ndi kumera mu nda. Deja nasubiye ku kazi ndangije congé de maternité n'ubundi ntwite, ariko ntabizi. Nabimenye hashize indigize nk'amezi 2 3 gutyo. Birangira ngiye kwa muganga barambwira baturatwite, dogiteri biranamubabaza biranamutangaza, aravuga ati ni gute wongeye gutwita, ejo bundi warabazwe, twakubwiye ko uzanyuza imyaka 5. Nyine agerageza kuma comment zigaragaza ko ari ntwita ariko mwikosa, nakabaye ndindira ya myaka bampaye. Ariko hejuru y'umugambi w'Imana nta kindi kintu kihaba. Uwo mwana yari ari mu mugambi w'Imana, barazuma ko indigeze amezi 4 nagize uburwayi bukomeye, ndarwara nkahora mu bitaro buri kwezi. Nari ndwaye uburwayi bukomeye bwo kuruka amaraso agaca mu kanwa no mu mazuru, ntituye hasi, nta kibazo na kimwe nagize. Nagera kwa muganga bakabikanuma nkorerwa ngataha. Ndabyibuka guhera ndifite amezi 4 kugeza indigize amezi 8 nari ngiye mu bitaro 5. Izo ncuro zose nabaga ndwaye indwara itangira kimwe, ibimeze kimwe, nta gihinduka. Ariko Imana yahakoreye iby'imbaraga n'iby'ubutwari, kuko indigize amezi 8 nsubiye mu bitaro nahamaze iminsi 9 aho koroherwa ahubwo nkarushaho kuremba. Hanyuma byaje gukomera kuri uwo munsi wa 9, abakoze amanywa batashye haje bijoro, nagiye kumva numva ncikamiwe n'imbaraga ntazi. Kwa kundi wenda waba wicaye nk'uko umuntu akagutwikiraho nk'ikintu ukumva kiragushikamiye kikurusha ibiro. Ni nkako byatangiye. Umurwaza rero ukabwira dogiteri atinda kuzaho gato, ariko aho azi yasanga ndarembye, nabyimbye kuva ku birenge kugera ku mutwe, kugeza bwo n'ururimi rubyimbira mu kanwa kuvuga bikanga.
hanyuma dogiteri arahagera banjira mu kagare banjyana muri ecography. Bahageze ecography itanga igisubizo ngo nta mwana uri mu nda ahubwo ni umurambo. Byari bikomeye kubyumva, narabyumvaga ariko ubwonko bwanjye ntibubishyikire. Natekereza inshuro maze nza mu bitaro n'ubu inkovu ziracyariho ku maboko, aha hose ni inkovu z'amaserumu nanywereye kuri iyo nda. Hanyuma dogiteri ndamuhakanira kuvuga ntibyakundaga, nkajya nzunguza umutwe mwereka ko ibintu avuze bitabaho. Ankura muri icyo cyumba njyana mu kindi, nacyo gitanga igisubizo nk'icya mbere. Muri ecography ya kabiri mu cyumba cya gatatu bitanga igisubizo nk'icya mbere. Bahita ba program operation kumbaga ngo bakuremo wa murambo, ko yaravuga ngo umurambo arabona waranaboreye mu nda. Kandi ndi mu bitaro mamaze iminsi 9 barankurikirana amanywa nijoro, nyine twese bikaducanga. Ngeze ku iseta dogiteri afata ifishi yanjye kugira ngo yandikeho impamvu nyine bagiye kumbaga, kandi abakoze amanywa batabikoze. Agisoma asanga ngo yasimbuye yanditseho ngo firamezi umurwayi ari koroherwa. Biramuyobera yibaza ukuntu none agiye kumbaga, wimva afashwe n'ubwoba bwinshi. Aravuga ati uyu muntu ni mubaga abona simbiye banditse ko ari koroherwa, aramutse apfuye bamumbaza bakumva ko namubaze nta mpamvu. Arambwira ati reka tubireke kugushyira ku iseta aka kanya, ahubwo mpamagare bagenzi banjye baze dufatanye tuze kugukorera operation mu gitondo twese twungurana ibitekerezo. Buriya abana ari babiri bagenda bungurana ibitekerezo, ikintu kikarushaho gukorwa neza. Ndabyumva ndanabyemera, bansubiza mu cyumba nari ndwariyemo, ariko iryo joro ryose ndarampamagara Imana. Ndashima Kristo ko ari Imana yumva gusenga, kandi ikibazo icyo ari cyo cyose yakibonera igisubizo. Bwarakeye mu gitondo abanasi 2 baraza, abanesthésia 2 baraza, n'abandi ba docteur specialiste 5. Nari ndi uruziga rw'abaganga 9. Hanyuma bankira ku iseta bazi ngo bagiye gukuramo wa murambo, bamaze kumapore bambwira ati Carmen nakundi uracyari mutuhumure, ubwo Imana yagufunguye bwa mbere byaratinze, ubu bwo byari byihuse, humura uracyari mutuzabyara abandi bana. Namaze kwiyakira umugabo bamwohereje kuzana isanduka. Ubu twari gutangira guhamagara inshuti n'abavandimwe ngo badutabare, ariko ndashima Kristo ko ari intwari mu ntambara. Ibintu bidashobokera abantu ku Mana aho birashoboka. Bamaze kungeza ku iseta, urumva rwa ruziga rw'abaganga benshi bari banzengurutse, batangiye gukora ngo bazi ko barimo batangiye kubaga. Bitanumva ijwi riraje rirambwira rimeze nka ryandi nigeze kumva rimbwira ngo nsubize umuryango ngo mwaka utanka iki gihe, naryo ni nka ko ryaje rirambwira, rimpamagara mu izina bwa mbere rirambwira ngo senga. Numva nta mbaraga mfite zo gusenga, nari naraye nsinzi numva binoroshye. Rimpamagara bwa kabiri, rimpamagara bwa gatatu, noneho numva rindusha imbaraga. Mpita mbabwira mwe muretse kunkoza icyuma ntarasenga. Namagara Imana mu isengesho, nkimara kuvuga ngo amen. Iminota yo kumbaga mu bari batangiye kunegereza, machine ya dema iri kubara iminota, noneho ngiye ndimo gusenga. Urumva bakabaye bari muri operation, ngiye nabasabye urushya rwo gusenga. Narasenze mu mwanya muto, ariko nkirangiza nkivuga amena bahise bambaga. Bakimara guteruramo bateruyemo byose, bagiterura ako kantu n'akantu kaba kameze nk'aka envelope cyangwa agashashi umwana bafungiyemo, karifunguye nta muganga ugakozeho. Bagiye kumva bumva uruhinja rurarize, bose bagira ubwoba baragwirirana bagwa hirya no hino. Baragaruka barebye basanga umwana ni muzima. Umwana guhera ubwo ababaye muzima, barazutse bahamagaye papa bati isanduka yireke ngwino, umwana Imana iramuzuye. Umugabo yaje yiruka, akigera kwa muganga asanga umwana bamugije muri kuveze aravukiye amezi 8. Bamaze kuhamugeza arabireba arabyitegereza, ashima Imana iduhaye umwana muzima, mu gihe abaganga bo batabonaga ko umwana ari muzima. Ntago nabona icyo ntura Imana, ariko ndayishimira ko yangiriye neza. Ntago byari byoroshye, bankuye ku iseta birarangira, bagenda bankora ibyo bagombaga gukora birarangira. Noneho umugabo ahageze asanga umwana yavutse ari n'impumyi, nta maso afite, ku buryo ngo aka kantu kibuye kakajisho karimo gatuma umuntu wareba nta kari karimo, harimo umwobo muremure ngari inyama itukura. Baramuhamagara barabimwereka, barabyandika ku mafishi. Wa muganga yarabibonye nawe arabyemera nyine ko nta yandi mahitamo yari afite. Nanjye aho nari ndi muri sese intensive, umuganga umwe aragaruka arambwira ati mada, Imana turabibonye, barakorera n'Imana y'imbaraga, ikuzuriye umwana abaye muzima, ariko nubwo abaye muzima avukanye ikibazo n'impumyi ntago abona. Agira ko ijambo rikomeye arambwira ngo nabigenzuye mu minsi yose umaze uza hano mu bitaro, ngo nsanze ngo mwasakurije Imana bituma icanganyukirwa, yibagirwa ingingo zose ko yazishyizeho, ngo ariko amaso ko ntayarimo. Numva avuza Imana nabi. Buriya
hari ijambo ry'Imana nasomye rivuga ngo hariho abagabo ba kera bagiye barwanira Imana ishyaka, nanjye numva ndwaniye Imana ishyaka, numva mfite ikintu navuga ku Mana. Mu by'ukuri Imana ntabwo ari injiji ku buryo yacanganyukirwa ngo yibagirwe umurimo yakoze, yibagirwe naho yari yiwugejeje. Wenda niza gucumbukura nimba iri bubisubike akagaruka ihera aho yari yasoreje. Rero avuze Imana nabi numva ndababaye, ngira ifuhe ryinshi, nsigara mbwira Imana numva bakuvuze nabi nawe wivuganire Imana y'imbaraga. Nshimye Imana nyuma y'amasaha 7 umwana ari muri kuveze, Imana yamuhaye amaso. Shuwa Umwana yari impumyi burundu, n'umugabo yari yamubonye, na murumuna we yari yahageze, famiye ya bugufi yari yamaze kujya kumusura muri kuveze, ko ntabwo bawemereye kwinjiramo utari umuntu wa hafi, ariko bo binjiyemo kuko umwana yari yavutse badahari. Bahageze bwa kabiri baje basanga ibintu byahindutse, umwana amaze amasaha 7 muri kuveze, Imana yaje kumuha amaso, ubu ni umwana muzima arareba, ni umusore w'igitangaza. Ndashima Imana rero kandi mpumuriza abantu bafite urugamba nk'urwanjye, abari mu kugeragezwa uyu mwanya turimo tuganira, bongere biyungemo imbaraga, bihangane, amarira yabo bayasukira imbere y'Uwiteka. Imana yumva gusenga. niye komita abaganga baguhaye nyuma yo kubona ibyo bari babonye mu buhanga bwabo, yo kubona amaso ya bakabona nayo maso bitandukanye n'ibyo bari babonye. Komiti bavuze nabo birabacanga, bakibaza ibintu babonye bakanabyandika bihindutse gute. Umwe umusilamukazi niwe yavuze atumva Imana y'abarokore muyireke ikomeza ibimana, tubonye neza ko ariyo yonyine ishobora ibyo abantu badashobora. Niwe wari wamukurikiranya amujyana no muri kuveze n'ibintu birebire, ariko byarangiye abonye ko Imana y'abarokore ari Imana y'imbaraga, yihagije, yihariye mu bintu byose, icyo yashaka gukora mu isi cyangwa mu ijuru baravuga bati niyo yonyine yagishobora. Ati nyine hejuru y'ubwenge bwacu hari ubwenge bw'Imana, hejuru y'imbaraga zacu hari imbaraga z'Imana. Kandi nanjye niko mbihamya, Imana ni inyamaboko, nta rugamba na rumwe wayitumiramo, mufitanye ubucuti ngo ibure kugutabara kandi birangize neza, igushakira intsinzi nawe utaha utabarutse. hanyuma ngize amatsiko y'ukuntu uwo mwana mwamwisiriye izina. Bo ngira umutware udakunda ibintu wenda byo kugenura ku buryo yamwita izina wenda rijyanye na condition yanyuzemo. Twarabiganiriye, ariko arambwira ati uyu mwana ni uw'umugisha kuri twebwe, kandi ni iby'ibyishimo n'iby'umunezero kuba Imana umwana yatubwiye imuduhaye ikamukoraho n'iyi mirimo itangaje gutya. Rero tumwita amazina asanzwe, ariko kuri twebwe bifite icyo bivuze. Yitwa Hirwa Ivan Brave. Amazina 3. Yeah. Wow. Hanyuma Stella, dusoza mu buhamya bwawe, ubundi wivurizaga mu bihe bitaro, ese ubundi nta bakozi cyangwa abarwazi cyangwa abaganga babashije wenda gukizwa kubera nk'iyo nkuru babashije kubona yawe? Barakijijwe benshi, ariko uwo musilamu we ntabwo yabonye ko akizwa, ariko nawe ni umukristo ariko usengera mu basilamu. Ajyayo kubw'itegeko ry'umutware we, ariko mu mutima we iyo muganiriye uba wumva afite ibintu by'ibyiringiro bimeze nk'iby'abakristo basanzwe. Abantu benshi barakijijwe, gusa ntabwo nabonye uburyo bwo kugumya gukurikirana wenda ngo mbe nabagendana nabatembera nawe ngenda kugira ngo bamfashe gutanga ubuhamya, ariko bagiye bariho. Hariho n'umumama w'umudivantiste utuye ku Gisozi twari turi kumwe mu bitaro, bagiye babona izo mbaraga z'Imana bikabatera kwizera ko Imana ibintu byose bishoboye. Wenda ntibahindura ama eglise, ariko mu mitima yabo bakakwereka ko ibintu Imana ikoze nabo bibahaye icyizere cy'uko ibyitari yabakorera ishobora kubibakorera. naringize amatsiko, ese mu muryango w'umugabo wawe bo babyumvishe gute, babyakiriye gute? Bakimara kubona ko Imana iduhaye umwana muri iyo myaka yose, habaye impinduka zidasanzwe. Umutware wanjye bavuga ari abahungu 8 n'umukobwa 1, ariko ubu tuvugana abavandimwe be bose ni abakristo kubw'icyo kintu Imana yakoze iwacu. Hasiga umusaza n'umukecuru, ariko nabo bitende bitebuke bazaza. Stella, ntabwo tubwiye ahantu wivurizaga, ni kubiye bitaro, ni muri Kigali cyangwa ni hanze? Ni muri Kigali. Mbere yuko tubyara twivurije ku bitaro byinshi bitandukanye, na Faisal twagezeyo, hano kuri Plateau, ku Muhima, kwa Nyirinkwaya, ibitaro byinshi twabigezeho. Niho twivurizaga. Hanyuma hari indirimbo yawe dufite njya numva ivuga ngo ni njye wa mugore, bihuriye bihuriye n'ubwo buhamya bwawe tubwiye? Birahahuriye cyane. Gute wabihuje gute kugira ngo tuvuge uti ni njye wa mugore? Benshi babyumva bakamva wenda ni muri Bibiliya bari kwiyumvira, ariko wowe wabihuje gute? Ni ibijyaniranye n'ubuhamya. Natekereje kujya gushima Imana, hanyuma numva ndashaka kujya gushima Imana ariko nkashima ishimwe rihoraho.
noneho urumva muri icyo gihe muri ibyo bibazo byose nakundaga kuba ndi mu ruhande rw'Imana, nkumva mfite ibyiringiro, nkumva mfite kwizera, nagira no muri ibyo bikomeye bambwira ngo umwana yarapfuye, nkumva niringiye Imana kandi ko ibasha no kuzura ibyapfuye bikongera bikabaho. Rero iriya ndirimbo ubundi mbere yitwaga Amashimwe, ariko hakaba harimo ijambo rivuga ngo ninjye wa mugore. Nibutsaga Imana numva nshaka ko yibuka ko ari njye wa wundi waje nyibwira nganya mbabaye mfite agahinda nabuze umuntu wundi wantabara. Hariho ahantu uzumva bavuga ngo abaganga bananiwe, waraserutse Mana yanjye. Wandirimbe muri chorus nk'amasegonda makeya kuri ninjye wa mugore. Iravuga ngo ngarutse imbere yawe Yesu mwami, ngaruwe no kugushimira ibyo wankoreye. Ninjye wa mugore, oh naje iwawe naniwe ndushye kandi ndemerewe, nari mfite ibibazo bikomeye cyane, ntawari kuntabara nta n'uwari kundengera. Data ndabyibutse byose, ngaruwe no kugushimira Yesu warakoze. Amashimwe nayawe ibihe bidashira, oh Yesu we. Amashimwe nayawe ibihe bidashira, oh Yesu we. Tugushimiye ibyatubayeho byose, tukuragije n'ibiri imbere, oh Yesu. Umwana wawe wavutse adafite amaso ubu ngubu afite imyaka ingahe? Afite imyaka 4 n'amezi 4. Ibyo ari byo byose umwana ufite imyaka 4 hari ukuntu nyine baba bari active muri Sunday school n'ibiki, ubona afite wihe muhate wo gukorera Imana. Arabikunda cyane. Ubu ndindiriye ko yuzuza imyaka 5 nkahita mujyana mu ishuri rya muzika kwiga bisanzwe akabikomeza, ariko akunda gucuranga. Iyo uririmbye man agira indirimbo ya Patient Bizimana akunda. Iyo abashyitsi baje mu rugo niyo yakiriza abashyitsi. Menye neza kwisi arayiririmba ukagira ngo ni Patient wahageze. Rero afite impano z'Imana kandi numva nzamufasha mu muhamagara Imana izamuhamagara uwo ari wo wose mu buryo bwo kuyikorera. Kumva n'umwana Imana yaduhaye nka gift, ni impano kuri twebwe. Twakagombye kuba twaramubuze icyo gihe, yakagombye kuba ari mu myatabona. Hari abandi bana benshi bakuru cyangwa bato kuri we bafite icyo kibazo, ariko we kuri Imana yaramukoze iyo mirimo yose, mpamya ko Imana imufiteho umugambi mwiza kandi izamukoresha. Hari ijambo ryangumyemo no guherana kera, ariko muri minsi irimo kugaruka cyane. Riri mu gitabo cya Mika, umuhanuzi Mika, ibice 7 umurongo wa 7 handitse ngo ariko jyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana impagakiza, kandi Imana yanjye izanyumvira. N'amagambo menshi ariko ari ku murongo umwe. Aravuga ngo ariko njyeweho, ubwo bivuga ngo abandi bo ntago mbizi byabo, bafite ahandi hantu bahanze amaso, bafite abandi bantu bategereje. Burya umuntu yategereza mu family yawe akavuga ati ikibazo mfite tonto azagikemura, ikibazo mfite boyfriend wanjye azagikemura, ariko jyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana impagakiza, kandi Imana yanjye izanyumvira. Nagira ngo mbabwire ngo Imana yacu igitwumvira, nugira mu bibazo, nugira mu bikomeye, ujye uhanga amaso Imana, utegereze Imana nayo izakumvira. Stella, wakwifuza kugutumira kugira ngo muhe buno buhamya bwawe live, wavuze ahantu usengera ariko ntago yabasha kugufatisha neza, watubwira nka contact yakubonera ku buryo byamworohera? Nta kibazo. Nimero yanjye ni 078 324 8076. Dusoza Stella, hari abantu bafashijwe cyane nabona ubuhamya bwawe, barifuza ko wabasengera ukabakomeza nk'uko nawe wakomeye bitewe n'ubuzima wanyuzemo. So tujya gutegura umuntu umwe udusengere, ndetse n'abantu bose badukurikiye babashe gufashwa cyane n'ubu buhamya bwawe. Urakoze cyane. Imana dusenge. Mwami Imana Nyiringabo, turagushimiye kukiranuka mu byo uvuga no mu byo ukora. Twarakubonye si rimwe si kabiri, ineza yawe ni iya kera na n'ubu kandi irasanzwe. Twakubonyemo imbaraga, rero icyizere tugufitiye, ushobora ibyo abantu badashobora, ubasha gushyira iherezo ku byo abantu babona bitajyaho iherezo. Nsengeye umuntu wese twabanye muri uyu mwanya
wadukurikiye muri ubu buhamya, wadukurikiye muri aya mashimwe, abafite ibibazo Kristo ndagutuma mu mitima yabo, mu mirimo yabo, mu bibahangayikishije, ubasure kandi ubigaragarize, bakorera iby'imbaraga n'iby'ubutwari kuko urabishoboye. Ababuze urubyaro babayeho nk'uko nari mbayeho muri kiriya gihe, ntabwo biba byoroshye. Abo mukorana barakubaza, abo muturanye barakubaza, abo musengana barakubaza, abo mwiganye barakubaza bimeze bite, abo mwashyingiriwe rimwe batangiye gutuma wowe nta kintu. Mana ndagutumye ugenda usurira iyo miryango, banze uyihe inkomezi mu mitima, kandi numara kubakomeza baremera igitangaza, bitamurire kandi ubereka mu buryo budasanzwe, kandi nyuma y'ibyo byose uzabakorera icyo gitangaza nabo bazagushimira, bazafatanya natwe aya mashimwe. Ndagushimiye, nsabiye umugisha wa bene data kubwo kutwemerera kuba muri uyu mwanya, baho umugisha kandi ubagure muri byose bakora, babikora kubw'icyubahiro cyawe. Ndagushimiye, uhira ukuboko uko uhira umuntu wese, umuhere ukuboko kwiza imbere yawe kugira ngo ibyo akora byose bimugirire umumaro. Mwami Imana, turagusaba kugira ngo ukuboko kwiza gukomeze kutubeho, kandi uhire imirimo y'amaboko yacu, uhire n'imigambi yacu. Turangije byose uzaduha iherezo ryiza, tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo, amen.